Yes, twongeye kubasuhuza abakunzi ba Kigali Magic, tubifuriza umwaka mushya muhire wa 2021. Tubasaba gukomeza gukora subscribe mwe mutarayikora. Muri aka kanya rero duhuye n'ibyamamare bibiri. Reka dutangire tubakira kuri televiziyo ya Kigali Magic. Murakoze cyane kutwakira kuri Magic TV. Okay, murakoze cyane kutwakira nk'ibyamamare. Reka dutangire tubabaza amazina yabo, batangire batwibwira. Ndabizi mufite amatsiko, ese ni bande turi kumwe? Okay. Je nk'ibisanzwe nitwa Kamuzinzi ka Rusagara kwa Zinya mu Gisaka, Ndayizeye Lucky Ibrahim. Abanzi muri comedy cyane banzi kuri Lucky Bruce. Nkaba ndi umucomedian mu Rwanda, hari abanzi hari n'abatanzi, ariko n'abatanzi bazamenye. Murakoze. Undi amazina yanjye banyita Apollinaire, ariko muri filime cyangwa comedy nyina nitwa Ali. Abatazi comedy zanyu mukina ihe style, mukina comedy mwitwa bande? Ese comedy zanyu zinyura hehe? No kuvuga ngo comedy zacu ni comedy nyine ntago izo ni zino nyine video, comedy za video dukora, ayo bita acting comedy. Niyo dukora, ikaba ica kuri channel yitwa Lucky Bruce Comedy. Niho basanga amakomedi yacu yose. Niho abagiye ari bakareba ibikorwa tugenda dukora umunsi ku munsi, hewana bakinjoyinga kabisa, bakaba funny kabisa. Ashize igihe kinini, ntago ari kinini cyane ariko hashize igihe kinini, bivuga ngo nubwo twatangiye ariko turacyakomeje, hari ibikorwa byinshi turimo turategura byinshi amakomedi. Gusa icyo nabizeza, ibikorwa byo birahari kabisa. Tugiye gukora, dukorana ingufu ku buryo tuzabashimisha kabisa. Icyo tubasaba cya mbere ni ukubanza mugakora like, share, mu comment. Cya mbere na mbere ibikorwa mukore subscribe, ibindi tubereke ibikorwa kabisa, ibyo nta kibazo. Aho mugeze murabona mugeze nko kuri kangahe kwijana ry'uburyo comedy zanyu zikurikirwa, abantu bazikurikira, mugeze nko kuri kangahe? Okay, navuga ko urabona ntago ari igihe kinini cyane bikabije tumaze dutangiye, ariko ndakeka twatangiye mu mpera z'uyu mwaka ushize, mu ntangiriro z'umwaka ushize, bihita bikomwa mu nkokora na covid. Bituma tugeraho rimwe na rimwe ntidukomeze gukora cyane, ariko ubu ngubu noneho muri uyu mwaka dutangiranye ingamba nshya. Ubu tuje gusubukura ibyo twasubitse muri uriya mwaka kabisa. Bitegure mwebwe abafans, yaba rusanzwe tuzi, yaba rutubonye bwa mbere kuri Magic TV, turabasaba kudushyigikira, ubundi natwe tukabahereza ibyo tubagomba kabisa. Niko bimeze. Inyungu murayibona muri ibi bintu mukora, mumaze kubona umusaruro, ese niki bimaze kubagezaho? Nakuvuga ngo inyungu ya mbere tumaze kubibonamo, cyangwa se icya mbere dushaka kugira, inyungu ya mbere dushaka ni kugira ngo twigarurire imitima y'abafana. Abantu badukurikiye, y'abantu badukurikiye niyo nyungu ya mbere dukeneye, abantu nibo nyungu ya mbere dushaka, hama izindi nyungu zo y'abana zizaza nyuma kabisa. Hari abibaza ngo nk'ubu abantu baba bafite amatsiko, bibaza ese koko ni abakomedian turi kumwe, ni abanyamwuga turi kumwe? Ndagira ngo duhere kuri mugenzi wawe atangira tunyurizaho, navuze kutunyurizaho akantu gatoya kugira ngo kuko abantu babone ko turi kumwe n'abakomediye b'abanyamwuga. Okay, murakoze. Turi gukomeza kuvuga ngo ubunyamwuga ntago ari aka kanya bitabiza, ariko nyine ndagira ngo utangire udukiniraho akantu gatoya uzi wakinnye nko muri comedy runaka k'amasegonda, ukadukinireho kuko abantu babone ko turi kumwe n'umukomediye. Nigeze gukina icyo gihe nari umukozi wo mu rugo ndi guteka, natinze guteka,
umuhungu wa boss araza asanga ntago ndahisha arikarakaza cyane arikarakaza ndeba ikintu nakora ndakibura ariko nza gutekereza ndavuga ni mo yaragiye muri douche ubwo ndatekereza ndavuga ni iki cyamutinza kugira ngo nteke vuba bishye asange bihiye naragiye mu gihe ari koga mfata isabune ndagenda nsuka mu mutwe yakoga gasanga isabune ahantu hose uruzuye kakanu niko nibutse nakinnye kakansetsa cyane iyo komedi irahari ku buryo bayisanga kuri channel irahari cyane rwose irahari reka mugenzi wawe nawe tunyurizeho twumve okay nje nyine nk'ibisanzwe nka Lucky Bros nje uretse no kuba nkora acting comedy nkora nyine na stand up comedy okay nacyo kamere kuri nozahera kuri gaseri gato naba nakinnye muri comedy sibyo ari ahantu ari comedy nigeze gukina ndimo guca umugabo inyuma hanyuma boss umugabo we nyine agahitaza akaza ugiye n'uwo mukobwa n'uwo mugore turimo kumuca inyuma tugahita dupanga imitwe y'ukuntu turi bugire gute ukuntu turi bumujijisha umugabo samenye yuko twari turimo kumuca inyuma nkahita nihindura umuntu ukora televiziyo hanyuma umugabo we yaza tukamubeshya ko naje gukora televiziyo kandi nari ndimo kumuca inyuma agahita kandi bikarangira byemeye kabisa. Iyo nayo iri kuri channel yanyu? Iyo ngiyo ntabwo iriho, ntabwo iri kuri Lucky Bros Comedy, ariko hari n'izindi, hariho n'izindi nyinshi kabisa ziriho, aho nari ndimo gutereta umukobwa kanera indobo. Mwatubwiye ko mukora na stand up comedy, ndagira ngo utunyurizeho. Urabona kuri stand up comedy, urabona muri bino bihe bya coronavirus byazanye impact nziza mbi mu Rwanda no ku isi hose muri rusange, sibyo? Ariko noneho nk'abasore cyangwa se nk'urubyiruko hari imitoma yagiye yongera mu mitoma twagiraga. Harumva ubu ngubu usigaye ugenda ugahura n'umubebe ukamubwira ati bebe ewana ufite agaciro ati ntaho najya nakujyanye, uri nka sanitizer ku buzima bwanjye, naho najya nakujyanye kuko uri byose kuri njye. Harumva ukamubwira ati je uri nk'agapfukamunwa kuri njye, naho najya nakujyanye. Umwana umutoma akabumva kumva koko nta hantu wajya udafite agapfukamunwa, agahita avuga ati wi agahita avuga ati koko ibyo bintu nibyo. Urumva rero ko coronavirus yakoze akazi. Okay, uretse ibintu byo kuba mwakina comedy, nyuma ya comedy mu buzima busanzwe mukora iki cyangwa niko kazi mukora konyine? Okay. Jewe nkanjye nyuma ya comedy nyine ntabwo ari comedy nkora yonyine. Nifatanya n'akandi kazi nashatse gutangaza mu itangazamakuru, ariko karahari nta kibazo tunkora nyuma ya comedy. Akazi kaba gahari, ntago wakina comedy zonyine, cyane cyane ko ugitangira unakomeza ugomba kubifatanya ko bisa kose. Nihe nama mwagira urubyiruko ruvuga ko imirimo yabuze kandi hariho kuba bakina comedy bakora iki, mbese muri rusange nihe nama mwagira urubyiruko? Nakuvuga ngo urubyiruko inama twarugira, akazi ntago kabuze, ahubwo akazi karahari, ahubwo hari igihe ubona wenda akazi ushaka atari ko gari, kandi akazi ushaka ushobora guhera kuri ka kandi udashaka, urumva ukagakora nuko kazakugeza kuri ka kandi kiza ushaka. Ntago wakivuga ngo urugero ngo uvuge ngo umaze kwiga bahita utangira tujya gukora muri office ahantu runaka, ariko ubanza ugakora ahantu waciriritse, ejo ukazakorera ahandi, ejo ahandi, gutyo ukagenda uzamuka mu ntera gutyo. Dusoza rero ni mugire icyo mubwira abafana banyu, abakunzi banyu, abakurikira comedy mukora, mugire icyo mubabwira. Okay,
abantu bakurikirana Lucky Bless Comedy, amavideo yacu, ama interview tujya dukora, abantu bakunze ibikorwa byacu, ewana turabashuje cyane, muri ab'agaciro kuri twebwe. Tubasaba gukomeza kudushyigikira muri byose, mureba mukurikirana ibihangano byacu, ibikorwa tubakorera umunsi ku munsi, mubisangiza inshuti zanyu, mbega mukadushyigikira kugeza ubwo tuzagera kuri standard ishimishije, tukagera kure, bakajya bavuga ati Lucky Bless Comedy, abantu bagahita bayumva bakayishimira. Twabasaba tubashishikariza, hanyuma natwe tukabizeza ko tugiye kubakorera ibintu biri bien qualité. Ngaruke kuri iki kibazo natekerezaga, igihugu cy'u Rwanda murakizi? Ese igihugu cy'u Rwanda kibamo uturere tungahe? Icyo ni ikibazo koko wakirirwa ubaza, ntago ikibazo mbajije kweli. Basi nawe kisubiza kubera yuko uri umunyarwanda, cyo ntago nagisubiza rwose pe. Kuvuga ko cyoroshye se cyangwa no kutabizi? Kiroroshye. Kibwira abanyarwanda natari babizi barabyibagiwe. Nta munyarwanda utazi uturere turi mu gihugu rwose. Please mbaze ibindi bibazo rwose pe. Reka mbaze mugenzi wawe, ese u Rwanda rubamo uturere, rukabamo imirenge ni ingahe? Uretse yuko ikayi nanditsemo imirenge iri mu gihugu nayibagiwe, ntabwo mperutse kuyisoma, ariko ikayi irimo uturere turi mu gihugu yo narindi kuyisoma mu kanya, ni uturere 30 nitwonse, urumva? Noneho utari twogera guzambaze n'imirenge zaba nayimenye. Kabisa. Uzashyira imidugudu byose. Murakoze cyane, byari by'agaciro guhura namwe, n'ubutaha nitubatumira muzitabire. Ewana murakoze cyane, mwakoze kudutumira kuri Kigali Magic. Ni iby'agaciro kanini cyane, turabashimiye, twishimye, ewana kabisa, turabizeza ko n'ubutaha nimudutumira, ewana we are here for you. Shishikariza abantu gukora subscribe, comment, like, share kuri Kigali Magic. Ikintu nabwira abanyarwanda, mukore share, mukore like, mukore subscribe kuri Magic TV, ubundi ibikorwa tubibereke. Ewana aho uri hose wumva ureba Lucky Bless Comedy, umubona kuri Kigali Magic, ndagushishikariza gukora. Niba ushaka amakuru yizewe, ushaka interviews z'ibyamamare byose ukunda byo mu Rwanda, kora subscribe kuri Kigali Magic, ujye ubona amakuru yose ku gihe kandi neza kandi yizewe. Ciao, we love you.